byari byoroshye gukodesha hano mu mujyi, ariko twaje kugenda tugerageza biratunanira tuza kugeraho tubona ubutaka. Minisiteri rero yaje kuduha umujyi wa Kigali, hanyuma umujyi wa Kigali uza kuduha raporo y'uko umushinga wacu ushoboka kuwukorera kuri ubwo butaka bari batubwiye. Tumaze gukusanya ibigenewe no kugira ngo umushinga tube twawukoraho nyuma y'uko batwemereye amasezerano tariki 2 z'ukwa 9, twatangiye kuhubaka, ariko babanje kuduha autorisation de bâtir, uruhushya rwo kubaka. Rero bamaze kuduha amasezerano numva ko inshingano twari dufite zari zo guhita twubaka, kuko banatubwira ko nitutubaka mu gihe cy'umwaka bahisubiza. Okay. Byaratugoye, ariko tubishyiramo imbaraga, dusaba abantu amafaranga, tugurisha ibyacu twari dufite, dutangira kubaka twikokoye rwose. Uyu munsi nakubwira ko nari nahagaritse n'umwana kwiga kugira ngo byibuze aziga afite base ituruka kuri uwo mushinga twari tugiye gukorera hariya. Benshi n'abaturage ntago babyumvise kuntu umwana wanjye yahagaritse ishuri, ariko ubuzima nyine ni nkuko n'igihugu twasize byinshi, tukareka ibyo twakoraga, amashuri twigaga turareka, ibyo ababyeyi turabasiga, tuza gutabara igihugu. N'ubuzima nuko bwubakitse. Baje gusesa amasezerano dusigaje iminsi ine ngo dutangire mu isoko. Kuki badutera inzara kandi muri uyu mujyi bavuga ko bahabereye kugira ngo badufashe kubaho neza? Ubuto bwacu twabuhaye igihugu, tukaba tugiye gusaza dusabiriza cyatwanduranya, tunanengwa n'abantu baduhaye inkunga mu kubaka. Barimo bagenzi bacu b'abasirikare bikokoye, barimo abaturage batuzi twagiriye neza wenda mu gihe cyo kubohora igihugu. Turi gufesa igihombo kinini cyane kiri kugera mu mafaranga arenze miliyoni 300. Miliyoni 300. 300. Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV, reka tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Nje nitwa Baktingi, ni Big Town TV. Iyo wakanze subscribe kuri Big Town TV, ukurikirana inkuru nyinshi zitandukanye, ukabasha kumenya byinshi bitandukanye bibera hano mu Rwanda no hanze yaho. Uyu munsi turi kumwe na Bwana Ladislas, tukaba turi kumwe nawe hano, afite ibyo ashaka kutubwira. Ni ikibazo gikomeye, niyo mpamvu yatuganye uyu munsi, arashaka kugishyira hanze kugira ngo arebe se ninde wamufashe cyangwa ninde cyangwa byagenda gute kugira ngo gahunda zigende neza. Tukaba turi kumwe nawe hano, reka tumuhe umwanya abanze dusuhuze maze atwibwire n'izindi gahunda zihita zikomeza. Guma hangaho kuri Big Town TV. Bwana Ladislas, ikaze kuri Big Town TV. Ikaze, murakoze. Ya watwibwira neza. Yego, nitwa Mutwarasibo Ladislas. Nkaba ndi umunyarwanda ntuye muri Kigali, i Nyamirambo. Nkaba ndi umwe mu bantu basezerewe mu ngabo z'igihugu, zari ingabo z'igihugu icyo gihe twari tumaze kwibohoza mu rugamba rwo kwibohoza rwabaye 94. Nkaba naravuye mu 96 nza mu buzima busanzwe kugira ngo nanye afatanye n'abandi kubaka igihugu. Muri make uri umudemob? Muri make ndi umudemob. Okay. Demob namba yanjye ni 14 29. Navuye mu 96 nkuko mbivuze. Rero tuje mu buzima busanzwe, harimo kuza gushakisha ubuzima nk'abandi banyarwanda bose, bitari byoroshye mu gihugu. Duhitamo umwuga w'ubucuruzi kubera ko twacikije amashuri kubera impamvu z'uko ntibyari byoroshye kwiga tunarwana, ariko twaraje, bamwe babashe kwiga barize, ariko bari bafite ibibazo nkanjye, bari bafite ibibazo by'amafamiye manini nasabwaga kureberera. Nakomeje ubuzima bwo gushakisha buryo ki bwo gutunga imiryango. Rero byari bigoranye, byaje kubamo ko twinjira mu bucuruzi tutari tunamenyereye cyane, ariko tugenda tugira amahirwe yuko twakoreshejwe formation na commission de mobilisation yari yobowe na nyakwigendera Mzee Sayinzoga, chairman wayo. Adukoresha amahugurwa ku bijyanye no gucuruza ubukorikori. Twaje gutangira kubukoramo buke buke ducuruza, tuza gusanga bidusaba yuko tuzageraho kubucururiza. Rero kugira ngo uve mu ngabo z'igihugu ni byari imyaka cyangwa n'iki cyabiteye? Nari mvuyemo kubera impamvu zanjye bwite zijyanye na famille nagombaga kureberera, cyane ko abavandimwe banjye twari twarajyanye mu gisirikare bari barasize abana batoya. Rero byansabaga ko nza kubareberera, n'abashiki banjye bari baraho ngaho
mu gihugu gishya batari bamenyereye. Urumva ko ugira ngo bajye ku murongo byasabaga byibuze umuntu wenda uza nka responsable mu muryango. Bo twajyanye bavandimwe wanjye n'igihe wari usigaye, abandi bari baraguye ku itabaro. Rero byansabye ko nsezera kugira ngo njye gukurikirana umuryango. Okay, nuhe mwaka? 96. Okay. Rero mu mwaka 96 ushyira 97 nibwo natangiye kwinjira mu buzima bwo gucuruza, gushaka n'utundi tuntu nakoraho, nashakaho ubumenyi butuma mbasha kwiyadabuta mu mujyi. Ko nabo nari menyereye n'ubundi mijyi, ariko umujyi wa Kigali ntari nzi neza, wari na mutoya, ariko no mu icuraburindi rinini cyane ryari rihari, ngira ngo abari bahari icyo gihe barabizi. Byadusabye yuko buri muntu yinjira mu nguni zose zo gushaka ubuzima bwo kubaho. Rero aho ngaho niho naje kujya mu buryo bwo gushaka icyo nakora, ninjira mu bucuruzi, ariko by'ukuri ubucuruzi butari bworoshye nabwo. Naje kubona nsabwa kugira icyo niga, njya mu bintu bijyanye n'ubukorikori. Abantu rero mu bijyanye n'ubukorikori niho naje gusaba formation, komisiyo ya demobilisation navuze yari yobowe na nyakwigendera Mzee Saizo Gaja. Baduha formation, twarangije ngira ngo twari abantu bagera kuri 6 aba demob, bize ibyo ngibyo, abandi bize bitandukanye muri business ariko zigiye zitandukanye. Twe rero tumaze kubona ko ubucuruzi bwa Ujeda ari bumwe bwadushobokera ku gipimo cy'ubushobozi twari dufite, habaye ngombwa yuko dushakaho kubukorera. Ntibyari byoroshye gukodesha hano mu mujyi, ariko twaje kugenda tugerageza, biratunanira, tuza kugeraho tubona ubutaka bwari mu Rugunga, ahantu hacururizaga koperative yitwaga Kapuraki. Yaje kwigomeka ku kigo cy'amakoperative barayisesa. Ubwo butaka rero baje kuhavanwa, byabaye ngombwa ko twebwe tubusaba ministeri yari ifite mu nshingano gutanga ubutaka bwa leta. Ministeri rero yaje kuduha umujyi wa Kigali. Hanyuma umujyi wa Kigali uza kuduha raporo y'uko umushinga wacu ushoboka kuwukorera kuri ubwo butaka bari batubwiye. Bamaze kuyiduha, byabaye ngombwa ko baduha n'amasezerano. Twakoranye nabo umwaka ushize wa 2022 mu kwa 9 tariki 2. Okay, reka ngusubize inyuma gatoya. Umushinga wari umeze gute? Wari umushinga wo gucuruza ubukorikori. Okay. Nyarwanda n'ubwo ahandi, ariko dusabwa kubukorera ahantu hasa nk'isoko. Okay. Dusabwa rero ko iryo soko tugomba kuryubaka, cyane ko n'ubushobozi tutari bufite buhagije. Twagiye dusaba inkunga zitandukanye ku bantu, nk'uko wenda nawe ubwawe twaza tukakubwira ngo dufashe, ukaduha inkunga y'icyo ufite. Tumaze gukusanya ibigenewe no kugira ngo umushinga tube twawukoraho, nyuma yuko batwemereye amasezerano tariki 2 z'ukwa 9, twatangiye kuhubaka, ariko babanje kuduha autorisation de bâtir, uruhushya rwo kubaka. Zari icyo twitaga smart kiosk, zubakitse nka ziriya ujya ubona umujyi wa Kigali wubatse hariya muri ka free zone. Okay. Niko izacu nazo zari zimeze. Noneho turatangiye turazubatse. Kubera iki mwagiye gusaba umujyi wa Kigali kugira ngo mwubake hariya? Kubera iki mutaguze ikibanza mu bushobozi bwanyu, mwishakira ahantu maze mukore ibyo mwagombaga gukora? Ni impamvu z'uko buriya umushinga ujya kuwukora iteka hari ibintu nka 2 bigenderwaho. Icyambere twagendeye ko hari ahantu hari ahantu hari hubakitse ku izina ry'abatuye u Rwanda n'abarutemberamo. Ni ukuvuga ngo hari hasanzwe hubatse iryo zina ryo kuba uwari we wese ahazi nka aderesi icuruza ibyo bintu. Twisanga natwe mu nzira kugira ngo tuzabicuruze, tugende no ku izina rihamenyerewe, ariho hantu twakorera, kubera ko bwari n'ubutaka budafite icyo bukorerwaho ako kanya. Umujyi wa Kigali rero niwo wari ufite mu nshingano kuba wahaduha, ariyo mpamvu baduhaye n'amasezerano yo gutangira nyine kuhakoresha mu gihe cy'imyaka 3, duhereye ku itariki 2 z'ukwa 9 2022 umwaka washize. Rero bamaze kuduha amasezerano, numva ko inshingano twari dufite zari zo guhita twubaka, kuko banatubwira ko nitutubaka mu gihe cy'umwaka bahisubiza. Okay. Byaratugoye, ariko tubishyiramo imbaraga, dusaba abantu amafaranga, tugurisha ibyacu,
twari dufite dutangira kubaka twikokoye rwose, yewe njye nihereyeho na bagenzi banjye bamwe muri twe. Uyu munsi navuga ko nari nafashe initiative yo kuvuga ngo niba no kurya byibuze umuntu arya rimwe cyangwa se ube wabisiba, ariko byibuze ufite intego, nk'uko intego tumenyereye ko ari ikintu kitugeza ku mushinga umuntu aba afite. Uyu munsi nakubwira ko nari nahagaritse n'umwana kwiga kugira ngo byibuze aziga afite base ituruka kuri uwo mushinga twari tugiye gukorera hariya. Ariko mu gihe urimo gukomeza bazakomereza ngaho, umujyi wa Kigali wabahaye amasezerano, ayo masezerano yari ameze gute? Amasezerano yavugaga yuko tugomba kuhakoresha mu gihe cy'imyaka 3, kuhakorera mu gihe cy'imyaka 3, ariko izaza agenda yongerwa, ariko mu bwumvikanye, tubyumvikanyeho. Bibaye ngombwa banabambura bakababwira ngo ya myaka 3 contract yarangiye, cyangwa reka tuyongere imyaka ini mukomeze muhakorere. Yego. Okay. Bari babiteganyije gutyo, ariko mu kuhatwambura bakavuga yuko baduhame igihe cy'amezi 3 cyo kwitegura kugira ngo dukureho ibintu byacu, kubera ko ibyo bintu twahashyize byari byacu bwite. Rero aho ngaho niho haje kuba ikibazo kinakomeye, kuko baje gusesa amasezerano tumaze dusigaje iminsi 4 ngo dutangire mu isoko, dutangire kurikoreramo. Sorry gatoya, watubwiye akantu kari gutacinga imitima y'abantu benshi cyane, ngo waryaga rimwe cyangwa ugasiba ibiryo kugira ngo ubashe kubona amafaranga yatuma mwubaka hariya hantu. Yego. Umwana ahagarika amashuri neza cyane kugeza uyu munsi, kugeza n'uyu munsi rwose. Iyo amafaranga agomba kwishyura umwana icyo gihe cyose wayajyanaga muri iyo business. Yego. Umwana yabyakiriye gute ujye kumubwira ngo banza wicare hari amafaranga nakwishyuraga ishuri ngiye kuyakoresha mu bindi? Byari ni ibintu bitoroshye n'uyu munsi, kuko umwana nyirizina yari yatangiye ishuri igihembwe cya mbere. Ariko bigeze ahantu ntangiye kubaka, byabaye ngombwa ko ngaragariza umuryango wanjye ni dore uko ibintu biteye, ubuzima aho bufungiye na ahangaha ntitutahabona, byaba ikibazo, kandi baduhaye igihe kingana n'umwaka. Ihangane, niba ngombwa uzakomeza amashuri umwaka utaha, barumuna bawe basigare biga, kuko nibo ntibihenze, leta yari yagize neza igabanya school fees. Bigaga mu bigo bisa nkaho amafaranga ataragoranye, ariko wowe uriho usa nk'usaba amafaranga menshi. Ihangane, nidutangira gucuruza nzongera asubire ku kigo ngo subizeyo, nta kibazo wiga. Umwana arabyemera, ariko ntibyari byoroshye, kuko abantu benshi batuzi wenda nk'abantu wenda banatabariye igihugu bafite volontaire mu gukora, benshi n'abaturage ntago babyumvise ukuntu umwana wanjye yahagaritse ishuri. Ariko ubuzima nyine ni nk'uko n'igihugu twasize byinshi, tukareka ibyo twakoraga, amashuri twigaga turareka, ibyo ababyeyi turabasiga, tuza gutabara igihugu. N'ubuzima nuko bwubakitse. Rero niyo mpamvu navuze ngo buri kintu kigira igitambo. Mwana wanjye ihangane, uyu mwaka uba igitambo, ariko byibuze uzarangiza, nyuma yaho uziga. Umwana arabyakira, ariko mu gahinda kenshi mu muryango, kuko kubona umwana atajya ku ishuri yirirwa mu rugo ni ibintu biri shemu cyane ku bantu wenda tuba twari dusanzwe tuzi gukora. Abantu bakabona umwana asibye ku ishuri, ari mu rugo. Umwana warugeze igihe cyo kuba ari mu mashuri yakabaye adasiba, ariko nyine byarabaye. Gusa ikibazo gihari uyu munsi ni uko nta n'icyizere cy'uko uwo mwana yasubira mu ishuri, kubera impamvu z'uburyo aho twari tugeze. Mvuga ngo umujyi wa Kigali waje gusesa amasezerano, bahagaritse amasezerano mu buryo bwatugoye. Okay, kuva umunsi wa mbere babahaye hariya hantu, mutangiye kuhakorera, mwahakoreye nka koperative, nka company, cyangwa umuntu ku giti cye? Twahakoreye nka company, kuko niyo yari yanahasabye. N'amafaranga twageragezaga gukusanya yakusanywaga na company nyirizina, kugira ngo hubakwe, none tuzakore mu bumwe, mu cyo nakwita dufite ikiduhuje. Kuko umuntu gukora ku giti cye, ibyo twari twaramaze kumenya ko imbaraga zishobora gucika, ariko iyo muhuje mushobora kugira umusaruro ufatika mubona. Okay. Tutarakomereza hahandi ngo byaje guhinduka, bitarahinduka mwarahakoze, mwashyizeho ubushobozi bwanyu, mutangira kuhakorera. Yego.
mwakora imyaka ingahe? Twarahubatse mu gihe cy'ukwezi kumwe, twasabwaga kubaka mu gihe cy'iminsi 30 yuzuye, tuhubaka iminsi 26, bahita bahagarika amasezerano ariko yo kuhakorera mutaratangira no kuhakorera, tutaratangira gucururizamo. mwari murimo kubaka murubuka ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, mugeze mu kwezi kwa tugeze hasigaye iminsi 4 ngo turangize kubaka. murangize kubaka? Yego, bahagarika amasezerano batubwira ko tutagifite uburenganzira bwo gukora kuri uriya butaka. Ninde wahagaritse ayo masezerano? Amasezerano ahagaritswe n'umujyi wa Kigali, uhagariwe n'ushinzwe ibikorwa by'umujyi ariwe Julian Rugaza. Ariko tujya kugirana amasezerano na Julian Rugaza nk'uko byanditse mu nyandiko muza kubona ahangaha, harimo ko twabiganiraga na meya ubwe Rubengisa Pidance, akanabishyiramo n'undi mukobwa cyangwa mudamu bita Solange Marie Claire, niwo utanga za permit byo kubaka amazu. Ugiye kubaka inzu niwo guha icyangombwa. Rero abo bantu batatu nibo uyu munsi bari bahedinze iki gikorwa cyacu twakoranye, nibo twajyanye amasezerano, nibo bajyaga kureba ubutaka, nibo buri kimwe cyose cyakorwaga hagati yacu nabo. Baje guhagarika igikorwa mutaratangira no kuhakorera? Tutaratangira kuhakorera, tumaze kuhashora amafaranga menshi kabisa ku bushobozi bwacu. Ngira ngo twari tumaze kwakira ku bijyanye n'inyubako, twari tumaze kwakira 96%. Okay. Yes, impamvu baje bari kubabwira ngo ni yihe? Kuko iyo umuntu yaje ahantu urimo kubaka, mufitanye na contract yo kuhakorera imyaka 3, akaza akakubwira ngo uyu munsi tugiye guhagarika iyi project, kandi mwari muri hagati y'ibikorwa, mugomba kumubaza impamvu ni zihe? Ese impamvu yasobanuye ni zihe? Mu nyandiko yatwandikiye yanditsemo ko hari umushinga wihutirwa bagiye kuhakorera, hari mu kwezi kwa 11. Abande umujyi wa Kigali batubwira ko hari umushinga wihutirwa bagiye kuhakorera. Twagerageje kubegera mu buryo bw'ibiganiro, ntabwo bigeze batugaragariza umushinga, ahubwo batubwiraga izindi mpamvu. Hakazamo kutubeshya rimwe na rimwe, batubwira ngo kubw'umutekano w'abayobozi, ubundi bakatubwira ngo tuzashaka ahandi, ntago hari abashaka ko tuhakorera. Bagiye batubwira ibintu bitanditse, ariko ibyanditse by'ukuri nuko bavuga ko ari umushinga bagiye kuhakorera, ariko utagaragazwa. Tukibaza mpamvu ki dushobora guhabwa uburenganzira bwo gukoresha ubutaka nyuma y'igihe kitagera no ku kwezi, bagahita basesa amasezerano birengagije ko hashoba amafaranga arenze miliyoni zigera ku 100 n'izindi. Hari n'izindi zagiye zihahira muri probability yo gutegura iyo myubakire. Uyu munsi dushingiye ku mushinga wageze muri 210. Twavuze tugere byose, reka tubegere tubabaze kuki mushesha amasezerano mwirengagije energy tumaze kwashyira uyu munsi tutapfa kubona. Bo bakatwumvisha yuko badashaka ko tuhakorera kubera ko hari abayobozi bayo babujije, ariko by'ukuri ni ikinyoma, kubera ko ushingiye ku gihe twamaranye dutegura amasezerano n'inzego byaciyemo kugira ngo ayo masezerano tuyagirane. Ko twagiye gukorana amasezerano biturutse muri Ministeri ya Environnement, niyo nyiri ubutaka, niyo twasabye itwemerera ko tuhakoresha, ariko bigeze mu mujyi bavuga yuko tugomba kwandikwaho ubutaka ku masezerano, ku ibaruwa baduhaye batubwira ko umushinga wacu ushoboka. Aho umujyi watwandikiye tubwira umushinga wacu urashoboka, Ministeri twemera ko dukorera kuri ubwo butaka cyane ko nta kibukorerwaho. Tujya muri wasake tugirana ibiganiro kubera ibikorwa remezo bihaca, kugira ngo tazabibangamira. Ibyo byose tubikoze hariho kuba umujyi niba ufite projet wari kuba utaraduhaye amasezerano baduhaye. Rero ntago tukumva ko ari umushinga benda kuhakorera, ahubwo birasa nkaho twaba twarakanguye umushinga bo bafite bwite wo kuhakorera ku giti cyabo. Kuko bibaye ari umushinga w'umujyi wa Kigali, nta banga riba mu mishinga y'umujyi wa Kigali, kuko umujyi ni uwacu, igihugu ni icyacu. Bakatubwiye bati tugiye kuhacusha umuhanda, tugiye kuhakorera ibi n'ibi, tukabimenya. Kandi ntabwo twebwe turwanya gahunda za leta. Twifuza ko leta igira
imbaraga natwe nizo mbaraga tuba dufite. Rero kuba bavuga umushinga udahari twasanze ari ikinyoma. Kuvuga ngo hari abayobozi biri mu magambo, ibintu by'amagambo nta gaciro twabihaye, kubera ko iteka iyo umuntu mwakoranye amasezerano ibyo mukora byose mushingira kuri ya masezerano. Rero niho navuze nti nyuma yuko basheshe amasezerano mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se n'amasezerano dufitanye, twabonye ari ukutubangamira, tugerageza kwegera n'inzego zindi kugira ngo zituvugire. Twandikiye Minisiteri ya Minaroke, babandikiye ibaruwa mu kwa mbere tariki 10 na zingahera bari nk'icumi, babasaba ko bagomba gukemura icyo kibazo kandi bakabasubiza mu buryo bwanditse. Umujyi ntibigeze ugira reaction n'imwe ukora kuri icyo kibazo. Nyuma twaje kuvugana n'uwitwa Bob wo muri Minaroke. Bob atubwira yuko yavuganye nabo mu mujyi, ahubwo bakanavuga ko ngo batari bubaka, ariko Bob yari yamaze kohereza abatekinisiye babiri, baraza kuri tele basanga twamaze kubaka, barafotora n'amafoto. Abwira Prudence Rubingisa, aramubwira ngo aba bantu barubatse, wivuga ko batubatse, barubatse bahashyize ibikorwa. Mwibafata rero nk'abatarahashyize ibikorwa, ahubwo nimugaragaza impamvu mubakuraho ni iyihe. Ibyo ntibabisobanuriye Bob, yewe na minisita ntacyo bamusobanuriye kugeza isaha ko minisita namufesinze inshuro irenze imwe, ngera naho mbona ko asa nk'udafite igisubizo gituruka ku mujyi. Subira mu mujyi n'undi. Umujyi rero kugeza uyu munsi ugaragaza ko twashaka ahandi, ariko twebwe yamara dushora amafaranga twayashoye tugaragaza umushinga dufite naho ushoboka. Nabo batwemerera bavuga ko ushoboka hariya, ariko barabyirengagiza nyuma gato basesa amasezerano. Twibaza ngo uyu munsi kuki badutera inzara kandi muri uyu mujyi bavuga ko bahabereye kugira ngo badufashe kubaho neza cyangwa se kutuyobora mu buryo bwo kubaho twirinda inzara, kandi nk'uko tugambiriye gukora. Nubwo ubona dushaje, tumaze gusaza yego, ariko dushaje tukiri abakozi, turacyafite imbaraga zo gukora. Niba tureke dukore, ntacyo bidutwaye gusaza, ariko niba baradushoye muri buriya buryo bwo kugambirira kuduhombya bingana kuriya, ni ukuri ko Imana dukeneye ubuvugizi, dukeneye n'abantu babumvisha yuko twe gukora ntacyo twabangamira umujyi wa Kigali, ahubwo twawuteza imbere, kubera ko biri mu nshingano zacu twebwe nk'abari za visite. Yego. Okay. Baraje barababwiye ngo mudusubize ubutaka, barabandikiye barababwiye ngo mudusubize ubutaka. Yego. Mutaratangira kuhakorera, muri mu gihe cyo kubaka, mutaranarangiza kubaka. Yego. Ariko ibyo mwashyizeho kuri ubwo butaka ni ibijyanyo, ni ibintu umuntu ashobora kwimura akabijyana ahandi cyane. Kubisenya hari igihombo, ariko kitari kinini, kuko bya bindi byawe urabisenya ukabijyana. Sinzi nimba ari uko bimeze. Oya. Okay, igihombo kirahari kinini kuri twebwe. Okay. Ikindi habaye ikosa ry'uko mu masezerano harimo ko nidushaka nibakenera ubutaka kubwisubiza, bazatwandikira tugakuraho ibintu byacu nta ngurane. Ibyo bintu siko byagenze. Okay. Ikikwereka ko ari nko kugambira kuduhombya no kudusubiza ku isuka, bariko mbivuga cyo bita gusubiza umuntu ku isuka. Nuko umujyi wa Kigali washyizeho sous-traitance ku bantu kuri kampani y'umugabo w'umukapiteni muri za visite bita Karangwa. Araza arabisenya, ubu ntituzi naho babijyanye. Ari ibyo bintu byacu barabisenye barabitwara. N'ibintu byanyu barabitwaye. Kubera iki batwaye ibintu atari ibyabo, ni ibyanyu? No mu masezerano no kuvuga ngo twageze aho tujya mu kuganira nabo mu buryo bw'ibiganiro, tubasaba ngo mwaretse tugakora kw'inzara twishe, natwe dukeneye kubaho nk'abandi bantu, murirwa mufasha abandi gukora. Murafata abantu baramabandi, murafata abantu bakoraga amahano bakaza rwose bakakora, twebwe muratuziza iki? Mwaretse natwe tugakora ko nta kibazo dufite, nta n'ikibazo twagirana. Ntibabyumvise, bageze aho batubwira ngo
dushobora no kujya ahandi tugakora turavuga toke niba ari uko mubifata murebe amasezerano icyo avuga mureke kwirengagiza ko twashoye amafaranga dufite amasezerano twagiranye abantu twasinguzanye uyu munsi cyangwa se abantu baduhaye inkunga baramutse babona turiho tumangamanga muri uyu mujyi nta cyizere twaba tugifite ku banyarwanda kandi icyizere kiragoye. Okay, icya mbere kitabashimishije nuko bari babahaye contract y'imyaka 3 babakuraho tumaze ukwezi kumwe turiho tubakorera muri kubaka ukwezi kumwe. Icyo ni ikibazo number 1. Yego. Mufite ikibazo muri kubaza mukanagishakira igisubizo. Kubera iki murimo kudukuraho kandi ufite contract y'imyaka 3 ariko mu masezerano mwari mufitanye yavugaga ngo mu gihe bazahashaka bazahisubiza nta ngurane ariko bazatumenyesha mbere y'amezi 3. Okay. So ikibazo kiri he nta ngurane ikibazo ingurane ntago yari ngombwa iyo baduha umwanya wo kwitegura. Ibibazo ni bibiri. Icya mbere no kukibaha duhaye bazi neza ko mu minsi mikeya nk'iyo ngiyo bazahisubiza. Icya kabiri cyo ngicyo tugitindeho cyane kuki barengereye ntibaduhe igihe cyo kugira ngo dukure ibintu byacu neza batabyangije nkuko babitemaguye. Kuko twubatse kioske zirahagarara baraza baratemagura ibirahure bararunda bamenagura baratwara amabati yagombaga gusakara za toilette n'amatafari baratwara amapave baratwara ibyo byose aho babitwaye nta uzi hariho. Okay. Umunsi baza gusenya ibyo bintu mwari mumaze kubaka hari kubamenyesha kugira ngo babwiye ngo noneho tugiye gusenya hano hantu mukureho ibintu byanyu tuzaza umunsi mugatinda kubikuraho kugira ngo bazaze babisenye cyangwa byagenze gute umunsi baza gusenya? Umunsi baza gusenya habanje kuza umugabo bita Ayani inspector bijyanye no kureba inyubako zubakwa mu mujyi akora mu karere ka Nyarugenge aje atubwira yuko bavuze ngo turere dukuyeho ibintu byacu. Naramubwiye ntabwo ibyo bintu bishoboka. Arabamenyesha yaje kubitubwira nka owning. Okay. Avuga ngo ibi bintu byanyu murasabwa kurara mubikuyeho. Ndavuga nti ayo magambo uvuze ntashoboka. Aramutse anashobotse cyaba ari igitugu kibaye ntago byaba bishingiye ku masezerano dufitanye. Narayamweretse ubwe amasezerano. Okay. Aravuga ati ibi ntago byumvikana. Reka nanjye nge kureba uwantumye ni Julian Rugaza. Ariko nawe briefing yavuze ko yayihawe na Meya Rubingisa Prudence. Icyabaye nuko jewe nagiye negera Julian Rugaza ndavuga ibi ni ibiki. Arambwira ati nanjye nawe byari byo. Meya yagiye ambwira Meya agombaga kurinda icyo gihe ajya mu Bufaransa. Mu Bufaransa muri Djibouti. Yagiye ambwira ko ibi bintu adashaka ko birara hariye. Ari briefing yahawe. Ndavuga briefing yahawe yo gusenyera abanyarwanda projet yabo irimo amafaranga angana gutya ni yihe ninde wayimuhaye. Aravuga ngo we ntabizi dutegereze Meya kwa gatanu azagaruka. Meya tubonanye nayo kwa gatanu icyo gihe nanifashishije umuyobozi wa Reserve Force ku rwego rw'akarere Lieutenant Colonel Augustin Ngamije. Ndavuga nti ngwino dufasha fande dore bibazo biri aha ngaha birasa nkaho bashaka kuduhombya kuri kiriya gikorwa twari tumaze gukora. Ubwe na Prudence twaricaranye hari havuye twahuriye mu nama yabereye mu Biryogo na Minister wa Minarok yari yajemo. Arambwira ngo bamubwiye yuko hari ibintu twakoze bitari byo hariye. Ndavuga twe nta kintu twakoze kitari cyo. Mwaduhaye amasezerano. Uyu munsi mwakabaye muyahagarika muvuga ngo hari iki. Niba ari ibyo ngibyo uvuga ntago ari ukuri kuko nta kintu twarengereyeho kubaka twubatse ibintu biri perfect ku mushinga twabagaragarije mutwemera ko ugomba gukorwa hariya nta kibazo. Uyu munsi ntago mu myubakire yacu hari icyo twarengejeho cyangwa twagabanyijeho. Turi muri systeme y'ibyo twubakaga kandi twabirangije hasigaye gushyira komeka ibirahure gusa nabyo biri ku site hari. Ngira ngo amapave hari hasigaye amapave 1030. Urumva ko yari amapave yagombaga gukorwa mu isaha imwe cyangwa ebyiri kuba technicien twari dufite baro babikora. Rero habayeho ko babikoze uko ariko babikora binyuranyije n'amasezerano dufitanye kandi babikora mu buryo birengagije ko byashowemo amafaranga. Uyu munsi tukaba twibaza ngo niba koko ari uko byagenda
twebwe nkatwe nk'abantu b'abanyarwanda mu ubuto bwacu twabuhaye igihugu, tukaba tugiye gusaza dusabiriza cyangwa twanduranya tunanengwa n'abantu baduhaye inkunga mu kubaka, barimo bagenzi bacu b'abasirikare bikokoye, barimo abaturage batuzi twagiriye neza wenda mu gihe cyo kubohora igihugu. Turibaza ngo abo bantu tuzabana nabo dute? Ese abana bacu biragenda bite? Niyo mpamvu twabagannye kugira ngo kubw'ubuvugizi wenda tutari kubona ariko wenda butabura, wenda nkamwe mufite experience mu kuvugira abantu, mufite buryo kimwana ijwi ryanyu ryagenda rikagera aho twebwe tutabasha kugera aka kanya, baba abanyarwanda muri rusange, baba abayobozi bandi babasha kumva aka karengane. Turifuza ko rwose badufasha bakaturenganura ku iki kintu, bakareka tugakora, kuko gukora ntacyo byabangamira umujyi, cyane ko n'abandi bahakoreye imyaka igera kuri 20 kuva 2003 kugeza 2017 ntacyo bari babangamiye, usibye ko gusa bo numvise ko ngo bigometse ku kigo gishinzwe amakoperative. Twebwe company ese kugeza aka kanya muri gufesinga igihombo kingana gute? Turi gufesinga igihombo kinini cyane, kiri kugera mu mafaranga arenze miliyoni 300. Miliyoni 300? Yego, kuko umushinga wacu wo kubaka hariya wonyine wari uhagaze miliyoni 214, miliyoni 300 n'andi. Ariko ushyizemo igihe byadufashe kugira ngo tubone buriya butaka kubwubakaho, cyangwa ari agreement twagiranye nabo, byabaye mu gihe kirenze umwaka, faranga menshi. Habayemo inzira ndende yo kugira ngo baduhe ari amasezerano. Kurumva twabanje mu mujyi, nyuma tuva mu mujyi, amasezerano amategeko ahindutse y'imikoreshereze y'ubutaka, tujya muri Ministeri ya Environnement. Madame Jeanne d'Arc Minister rwose ndamushimira, yaradufashije kugira ngo tubashe kuhabona. Ariko ibyo bintu byose ushyizeho kugira ngo Ministeri igende ijye kureba ubwo butaka tuyisaba, babone ko nta kibazo twabukoresha, wasakize irebe ubwo butaka babone ko nta kibazo twabukoresha, hari amasezerano agiye abaho, byaduspendiza amafaranga menshi cyane ku buryo uyu munsi igihombo tumaze kugira kigera miliyoni 311 urebye. Ariko umujyi wo nta gaciro ubiha kugeza iyi saha, baracyadukerensa batubwira yuko twashaka aho dukorera bakazadusubiza ibyo byuma batemaguye. Sinzi ko hari icyo wabasha gukoresha scrap, uko unagiye kuyikoresha ko n'ibyuma yego, ariko ntago mpamya ko ibintu batemaguye wakongera kubisudira ngo bivemo ikintu nta gihombo nabwo kibaye. Gusa icyo dusaba twebwe niba dufashe bareke dukore, ko bura butaka n'ubutaka bwa leta n'ubutaka buhari ntacyo buri gukorerwaho. Okay. Hari ibintu byabaye ahantu henshi, leta cyangwa ubuyobozi bushokuza ukakubwira ngo imuka hano hantu turahakeneye. Bwa mbere bakaza bakabikubwira, bakaza kukubwira bwa kabiri hano hantu hari imishinga runaka igiye gukorerwa, ugomba ni bisanzwe. Ugasanga wa muturage we yabifashe nk'ibintu bisanzwe akanga kubyubahiriza. Iyi warning kandi nawe wavuze ngo mwahawe warning, mukureho biriya bintu byanyu kuko nimutabikuraho tuzahasenya. Iriya warning mwarayisuzuguye cyangwa mwumvaga ko atari ngombwa, cyangwa mwumvaga ko byagenda gute mu gihe baza kubahereza iriya warning? Ubwayo nyirizina guhagarika amasezerano wenda byari uburenganzira bw'umujyi, ariko babikoze mu buryo bunyuranyije n'amasezerano dufitanye. Okay. Kuko ntago twasuzuguye owning, ahubwo nuko twabonye nta gaciro ifite. Kubera iyo mpamvu amasezerano avuga yuko igihe baba bahagaritse amasezerano ubu bwabo tuyakoranye, batwandikira mu nyandiko bakaduha ibaruwa iduhagarika inatumenyesha mu gihe kingana n'amezi 3, iduha igihe cy'amezi 3 kugira ngo tuzabe twarakuye ibintu byacu. Iyo baruwa ntago ari kimeze, bo bavuze ko tutagifite uburenganzira bwo gukoresha buriya butaka. Ese kugira ngo babateguje mu gihe kingana gute ko tuzaza dukeneye ubutaka bwacu, babamenyesheje mu gihe kingana gute? Banditse ibaruwa bahita bavuga yuko tugomba kuba dukuyeho ibyo bintu. Nta ibaruwa bayanditse nk'uyu munsi bakavuga ngo ejo mugomba kuba mwavuye hari ahantu. Nta burenganzira tugifite, ahubwo guhera kuri iyo baruwa banditse niko byanditse. Ako kanya niko byanditse. Ahangaho ndakeka ko ari ikibazo.
noneho wareba ukibaza ngo niba dufitanye amasezerano avuga ngo twakuraho ibintu byacu mu gihe cy'amezi 3 nta nyandiko ivuze ngo wenda tubahaye iminsi 30 bo gusa duhagaritse amasezerano nyuma y'uko kuba banditse iyo baruwa bagahita bashaka sous-traitance yo kuza y'abantu baza gukuraho ibyo bintu manipulations zikaza zigatemagura twirinze kujya kuhareba kubera impamvu imwe akenshi abayobozi ushobora kujya kureba aho bakoze ibintu ukabanagira kamere ya muntu ntabwo twari kubasha kubona badutemera ibintu ngo wenda tureke kugira reaction itari nziza nubwo babitema twarabwiwe inkuru zitandukanye z'incamugongo ko kumva uyu munsi bafasha umuntu agatesha agaciro miliyoni 100 ziri aho ngaho akazitema umunsi umwe cyangwa 2 akajya kujugunya. Hari n'indi gahunda kenshi yo bagusenyeye kubera impamvu z'ubutaka kuko ari amategeko ashinzwe ubutaka bakakubwira ngo impamvu ni ABCDE hano hantu tugiye kubasenya hari ukuntu bagusubiza amafaranga cyangwa bakwishyura amafaranga y'ubwo butaka bakanamenya ahantu bari cyangwa nibyo basenye either ni inzu cyangwa icyo ari cyo cyose ibiti whatever hari ukuntu bajya bumvikana bakubwira ngo bitewe na ABCD agaciro ni ABCDE turagusubiza aya ngaya. Ese ibyo ngibyo nago mwabiganiriye? Jewe ngira ngo nigewe nabashije kubibabaza ubwanjye nyuma yo kubona amezi abaye 5 icyo gikorwa bavuze nta gihari mbona ko nsa nk'umuntu wenda baba barize umushinga bakabona ko nabo bashaka kuzawuhakorera bo baremeye ko bazabasubiza. Oya ntabyo bemeye kuko mvuze ngo barabyemeye nambabeshyeye kuko abantu mwakoranye amasezerano ikintu cyose bura mugiranye kiba amasezerano ashingiye kuri bwa buryo mwayakozemo rero nta kintu na kimwe turakora yewe ni nayo mpamvu wumva naje gutakira ministeri ya Minaroke nyisaba ubuvugizi kuri icyo kibazo uyu munsi nkaba mbaganye namwe mvuga ngo abanyarwanda bose yewe yabubasha inshuti ya Meya Rubingisa ya Julian Rugaza ya Solange nk'abantu 3 nabonye bari bahedinze igikorwa cyo kudusenyera mu buryo bwo twangiriza ibikorwa twari tumaze gukora naravuze ngo umuntu wabe ari inshuti yawe rwose nadufashe abadusabire bareke dukore kuko by'ukuri uyu munsi niba twarakoranye amasezerano biragoye kwibaza ni hehe uzaca ku muntu udashaka ko munagirana ikindi kiganiro uruva mu ibaruwa handitsemo ko hari umushinga benda kuhakorera umushinga benda kuhakorera waje udusenyera mu kwezi kumwe twubatse wirengagije amasezerano dufatanye bakaba bamaze amezi 5 batarawuhakorera uwo mushinga n'uwuhe mu nyandiko ubwo niho turi giyewe mu nyandiko handitse ibyo ariko nta bihari uyu munsi ubutaka urebye amashanyarazi ahari twavanye hafi mu kilometero twishyuye amafaranga arenze miliyoni 4 kugira ngo amashanyarazi ahagere hafi miliyoni igera ku iburaho gatoya ngo tubone amazi ibyo byose n'ibyo bikorwa rusange byose twari tumaze kugeza aho ngaho uyu munsi twebwe turi aho ngaho turirwa twicaye mugenzi wanjye uburebye nka Saidi Karuranga abyimbye amaguru kubera kwirirwa yicaye yarashoye amafaranga ye kugira ngo agire gute abashe kugira icyo akora kimuramira. Okay, Saidi nayo tuzaza kuvugana nawe mu kanya gatoya. No ikintu narinje kubaza kugeza aka kanya ninde uri ku blaminga muri iki kibazo niki usaba ko gikorwa maze urimo kugisaba nde kugira ngo abigufashemo ashizemo imbaraga kugira ngo gahunda zigende neza? Byukuri reka ndabraminga abantu 3 muri iki gikorwa. Okay. Ndabraminga Meya Rubingisa nk'umuyobozi twagiranye ibiganiro bitandukanye. Meya w'umujyi wa Kigali. Kuko niwe wenyine rufunguzo rwa kabaye rudo burenganza tugakora nkuko n'ubundi yaraduhaye bwo kugirana amasezerano na Julian Rugaza. Ndongera nka Breminga Julian Rugaza kuba atinyuka guhagarika amasezerano atarebye byibuze ko abantu bashoye kandi baje bafite icyo bashaka. Nkongera nka Breminga umutekinisiye mukuru Solange Deje ushinzwe imyubakire mu mujyi. Umuntu waduhaye inyandiko ivuga ngo umushinga wacu urashoboka ku butaka. Uyu munsi bakaba bakorana inama bagashyigikira ko tudakwiye gukora
twe tukibaza nk'abanyarwanda bari muri iki gihugu. Nibyo navuze, twishyire mu rwego rw'abanyarwanda bari muri iki gihugu nk'uko nawe hari n'undi wese ahari. Kuki batatureka ngo dukore mu gihe ntacyo ibyo dukora bitabangamiye ibikorwa bindi ibyo byose, cyane ko nabo ubwabo uyu munsi iyo urebye, ngira ngo niba wararebye muri Car Free Zone barubatse, twebwe turiyubakiye, bubakiye abaturage baraho baracururizamo za handicraft nk'izo twari tugiye gucururizaho twe twiyubakiye. Twakabaye natwe duhabwa n'inkunga tukubakirwa, ariko kubera ko twamenyereye kwirwanaho ya patriotism yo kuvuga ngo dushyire hamwe imbaraga tukireba ubwacu, twavuga ngo tugire icyo dukora. Twarabikoze. Ubusabwe bwanyu n'ibirego byanyu mwabijyanye hehe na hehe kugira ngo babafashe, maze hakozwe iki se? Hari ubufasha mwabonyemo cyangwa byakomeje kuguma ahangaho tu? Bona ari nkiri ku kintu cyo wenda na blamingaga abo batatu nari mvuze. Okay, yes. Ariko reka mperere noneho ahubwo ku nzego nagihaye. Bwa mbere nabanje kwegera Reserve Force y'umujyi y'akarere ka Nyarugenge. Nakubwiye ko iyobowe n'afande bita Lieutenant Colonel Ngamije Augustin. Ikibazo narakimwegereje nshije muri sekretariya ye witwa Are, niwe watwakiriye, avugana nabo, yewe tugerageza no kujyayo ndi kumwe n'ushinzwe komisiyo de mobilisation ku rwego rw'umujyi. Nawe twarajyanye icyo gihe ndabyibuka, tujya kubonana na meya, batwohereza kwa John, ariko abo bose baducishaho kwara kuturindagiza. Nyuma rero Okitewe yakijemo direct, avugana na meya face to face, nanjye turi kumwe inshuro zirenze 3. Baza kumugaragariza yuko hari ahantu tutagomba kuhakorera, ariko mbere baramubwiraga yuko mu kuhubaka hari amakosa twakoze. Amakosa abuze, baje kugaragaza yuko hariya ngo hari inzego zavuze ko tutagomba kuhakorera. Izo nzego tuza kubabaza ni izihe, barazibora, nabwo ntibagaragaza isarizo. Ariko dusanga ni bya bindi navuga ngo wigiye abantu umushinga. Uyu munsi barashaka kugira umushinga bahakorera, twe bakadukuraho. Tukibaza ngo ese byashoboka koko? Ariko twaravuze duti akarengane nk'aka ntagaraka. Saki Rwanda wenda bari ko mbivuga mu mvugo y'Ikinyarwanda. Si n'umuco wacu, nubwo bamwe bakora amakosa nk'aya ngaya, ariko twumva atarayo gukorerwa abantu ngo tujye kwicwa n'inzara, tube twatera ibibazo igihugu cyangwa se dutera ibibazo imiryango nyarwanda. Tukaba twasabaga ko tuzi neza yuko Perezida wa Repubulika niwe muntu muri iki gihugu ujya ubasha byibuze kubabwira bakumva, kuko nyuma yo kubwira abanyarwanda bose nk'uko nabivuze tangira, na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndamusaba ko rwose adufashe. Ntidukwiye kuba inzererezi mu gihugu cyacu, ntidukwiye kuba abanengwa ko twesikorotse abantu, twatse amafaranga yo kujya gukora business tukaba tutari kuyikora uyu munsi ku gipimo cy'uko noneho tunasaba ibiryo byo kurya. Turabasaba yuko rwose Banyarwanda, bantu mutuye isi, ba Perezida wa Repubulika, dufashe, mudufashe, bareke dukore, kuko hari ahantu hakiri kuhakorerwa. Badufashe tukore, cyane ko ubufasha twabasabaga n'ubutaka gusa, ariko ibindi byose twirebagaho. N'uyu munsi niba tureke twubake, badusubize ibyacu, twubake, barebe yuko tuzabigwa. Ntacyo tuzica mu masezerano twagiranye n'umujyi, tuzateza igihugu cyacu imbere nk'uko n'abandi bose bari bakora uyu munsi. Abo bantu nibo dusabye, navuga ngo turasaba Abanyarwanda, turasaba Perezida wa Repubulika, n'undi wese wabasha kubabwira hari bakumva ko twaraganiriye nabo. So murasaba aho ngaho cyangwa babahaye ahandi naho nta kibazo? Ku bushobozi bwacu muri business twakoze, hari niho business iriya twari tugiye gukora ni hari ishoboka gusa. Kuvuga ngo tugiye ahandi, n'ubundi amafaranga hari hariya bishoboka gusa, na ahandi atari ahandi. Ahandi wajya hariho hose, twebwe mu mirebere yacu nka company yacu ni ukujya gutangira ubuzima bushya. Rero kujya gutangira ubuzima bushya bibaye ari uko nguko,
wenda n'aya mazu mashya yubakwa n'igitarama wabikorerayo n'ahandi hose umuntu yabihakorera. Rero twavugaga ngo niba koko nk'uko bigaragara uyu munsi nta mushinga uri hariya wo kuhakorerwa unashingiye ku bikorwa remezo bica munsi, si ahantu wavuga ngo urubaka uhashyira inyubako runaka. Twebwe ibyo twahakoreraga byarashobokaga dushingiye ku nzego bireba, yaba Minisiteri ya Environnement yarabitwemereye, yaba wasake ihafite ibikorwa remezo munsi yarabitwemereye, n'umujyi wari wabitwemereye nyizina. Ariko kubera wenda ikibazo kitagaragara ntabwo tuzi icyo ari cyo, niyo mpamvu dusaba baba inshuti zabo, baba izindi nzego zashobora kubabwira bakumva, nibatufashe rwose bareke dukore, kuko nta mpamvu ituma tudakora. Okay, icyo ni cyambere. Na kubishyuza se ibyo bangirije cyangwa ibyo basenye, ibyo by'ubundi iyo bitaza kuba ari twebwe nk'abanyarwanda, wenda navuga ngo ku rwego rwacu nk'abareservisite guhaguruka tukavuga ngo tugiye kurega urwego rwa leta, ni ukwirega ubwacu. Kandi tuzi neza yuko twebwe ubwacu abanyarwanda buriya dufite ubushobozi bwo kuba twakemura ibibazo dufite. Iki kibazo nubwo tuvuga ngo mudufashe, nubwo tubusaba Perezida wa Repubulika, ndabizi ko ari n'umuntu baganira ashobora gutega amatwi nka Meya Rubengisa cyangwa se Julian Rugaza, bicaranye n'uwo muntu babasha kumva, yabagira inama yuko ikintu badukorera atari cyiza bakareka tugakora. Okay. Thank you so much. Abarimo gukurikirana Big Town TV ngira ngo mwabyumvishe. Radislas ibyo arimo gusaba, ibyo yavuze hano ngira ngo mwabyumvishe, ni igihombo cya miliyoni zirenze 300. Ni amafaranga menshi cyane. Ubwumvikanye bwo kubaka no gusenyerwa no kubabwiye ngo bashake ahandi n'ibiki byose mwabyumvishe, kandi ndabizi ko mufite imitima myiza kandi n'ibitekerezo byiza cyane. Iki kintu muragitekerezaho iki, na President ajya avuga ngo akarengane nabwo ari ibintu byiza, ibintu byose bigomba kujya ku murongo. Uko mwabyumvishe ubutumwa bugere aho bikwiye kugira ngo ikibazo cyabo gikemurwe vuba maze gahunda zigende neza. Byadushimisha twese tubonye ko tubayeho neza kandi twumvikanye muri gahunda zose zishoboka. Nimba hari amakosa y'umujyi wa Kigali, nimba hari amakosa ya hehe yaba abacuruzi, byose mu birebere hamwe maze bikemurwe, byaba ari byiza cyane. Ndakeka ko ntago biri butinde iyo twavuganye nka gutya bigera ahantu kure, abantu benshi baraza kubireba, ababishinzwe nabo baraza kubibona, maze tuze kureba dutegereze ese bimeze gute. Mu gusoza n'iki watubwira? Mu gusoza ndabashimira cyane ku bwitange mugira bwo gufasha abanyarwanda mu kumvikanisha cyangwa mu kubabera ijwi ribafasha mu bibazo bafite cyangwa se ubuvugizi dukenera buri munsi. Ndanashima abanyarwanda bakurikirana iyi TV kuba ishobora kuba idufitiye akamaro. Rero ndanashima n'undi wese ushobora kumva ikiganiro twagiranye, ubufasha dusaba kuba azagira umusingi cyangwa se umusanzu azashyira ku ikemuka ry'iki kibazo dufitanye n'umujyi. Aho ngaho nkaba navuga ngo buri wese nk'umunyarwanda ureba iyi televiziyo azabashe kumva iki kintu, ariko anadufashe twebwe abanyarwanda dufitanye ikibazo n'umujyi ku karengane batugiriye, kuba byibuze batanga ubuvugizi budufasha gukemura iki kibazo. Okay. Murakoze cyane. Ndabizi neza cyane ko inzego zose za leta n'abaturage basanzwe n'abandi bose bari mu Rwanda no hanze barakurikirana izi gahunda. Biraza kugenda neza kandi biraza gukemuka. Yego. Ejo neje bundi uzagaruka n'utubwire uko bihagaze cyangwa uko bimeze. Murakoze cyane. Iyi ni Big Town TV. I go by the name back T. Icyo ugomba gukora no gukanda subscribe maze ukaguma ngaho, ni byinshi uri bubashe kumenya. Stay with us. Thank you so much.